ariko Bruce Melody umukobwa bita DJ Kalash wirirwa asebya Nyambo uwo tumwite nguki koko tumwite munyakazi naho yamana wirirwa kumusuwagege tumwite munyakazi guys nabaga nibere ku ishuri nta kibazo nifite ariko kumva uri gusebya Nyambo byo ubu ngiye kukubaga ntakinye niko DJ Kalash wanshinzi ubwo we ntago wambara nabi ko nawe ukuvuga niyo naba nambaye nabi mpumura nta kibazo bururu tawandi wambaye neza unuka ese ubundi projet yo gushaka views usebya Nyambo yatangiye gute konzi ko n'umuntu ugukurikira we nigeze kubona n'umubebe unuka oya mwana kandi araze wese uryango yarabimenye ko nuko suko kuri seriye to kujyanye mu rukiko abivuga Nyambaranuka n'abantu barabizi namutabizi narabimubwiye hari kabantu muri abagome ubu waragiye imbere yati Nyamburanuka ko kugerageza uhindure cyangwa wavugishije indi mvugo ntago nabwiye ngo ranuka akoramubwiye ngo gerageza uhumure hari abantu bakuntumyeho nabwiye kandi abantu babone ariko banamuntumye hari abantu bamuntumyeho niko Nyabureka kuvugishwa ngo hari abantu bamugutumyeho ngo umubwire ngo iki umuntu hari abantu bamuntumyeho narambwiye ati wazamurabuye ko bimeze gutya na gutya ariko wenda ngiye sinapfa kubimenya kubera mba mu cyaro we mubana mu mujyi ubu Nyambo kukaranuka ntaganuka byo kunuka nimba ari cyo Imana sinkizi umusitari kandi ubwo ni mwiza dizi cyukishere guys bafana banje niba nanje mu nkunda mukanakundana Nyambo mureke duhashye bano bantu bari gusebya Nyambo ngaranuka rwose nimba wumva kuko Nyambo bamubeshyira andika muri comment ngo barabeshya